ariko umwana muri izi minsi rata Imana isigaye irakora muri bucece nawe imagije yaje kugisha inama kubera ko muri izi minsi dusigaye dufite ba specials rata na badansira yabona Imana igiye kugutabara akavuga atakugira akavuga ku buryo Imana imanjije yaza kumwata iti mbese imperunaka impeho riva inkweto yavuga to yawizimuha nanjye ndazikeneye ariko Imana isigaye irakora rata muri bucece ni bucece kubera ko ibiduhiga ni byinshi kandi abo badakeneye kubaho ni benshi abo badakeneye ko abana bawe bakura ni benshi abo ni ba specials rero n'abadansira kuko Imana imanjije yabanyuzaho hari igihe cyo bwaca baguhaye nakarya kumbe rata Imana isigaye irakora muri bucece wowe udukurikiye cyangwa se wowe uri kutwumva kuri Hinduka Official Imana ikora ibintu muri bucece kuko imanjije yanyura ku banyamahanga rata bamwe bakugirira ishari amen Imana ikore muri bucece rata nkuko Pawulo bari bategereje yuko inciri iri bumwice bari bategereje yuko ideni yararimo yaryishuye baravuga bati kuva iyi nzara yije ntagira musiga ubuhoro ariko hashimwe Imana yemeye ko iri kwemera ko ibigeragezo bitugeraho ariko ntibiduhitane. Twongeye kugusuhuza nshuti mukundwa ahantu hose waba uherereye haba mu Rwanda cyangwa hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu ni wa mwanya tubagezaho bimwe mu biganiro by'ivugabutumwa, ubuhanuzi, ukuri gusa n'imitima, ukuri kutavangiye. Nawe ndi muri kumwe nawe rero ni Pacifique, twabazaniye wa mukobwa wacu, wa mwana w'Imana mwamenyereye ku ijambo iminyururu. Uri amakuru urakomeye ariko ngo hano kuri Hinduka Official abantu bari bagukumbuye ntabwo wabimenya. Uze kongera ijwi kugira tuze kubasha kugeza amakuru mashyashya ku bantu badukurikiye. Uri kuvuga buhoro ni izuba cyangwa ntabwo uri mu mavuta? Oya ugishobora kujya mu mavuta cyane ugasha. Iyo ugiye mu mavuta cyane urashya. Nose uyu munsi watuzaniye irihe jambo? Ijambo nabazaniye riri kuvuga hari abantu bamaze iminsi ishira ziri kubaruma. Ijambo nazanye riravuga incira iruma Pawulo ntagira icaba. Hari incira zimaze iminsi ku buzima bwa buri muntu runaka ziri kuturuma ariko ntagira icyo tuba. Aho barabazi ngo urapfa ariko uburwayi ntagira icyo bugutwara. Gumamo aho ngaho kabisa. Incira zimaze iminsi ziri kukuruma. Incira zimaze iminsi ziri kuruma abantu ariko ntagira icyo tuba. Ugahura n'ikibazo runaka kikakugeraho bagategereza ko kiri buguhitane ariko ukaba amahoro. Incira. Ese buriya incira twazigereranya n'iki muri iyi minsi? Incira twazigereranya n'ikigeragezo runaka cyakugeraho kikakugeraho bazi ngo kiraguhitana hanyuma ikigeragezo kikagusiga amahoro kandi bari bategereje ko kiraguhitana. Yego. Uri rero tugiye kuguha umwanya uze kudusomera n'ijambo duteguriye. Mbese tubwire ubutumwa utuhe message Imana yagutumye. Abahanuzi cyangwa se abana b'Imana turabubaha cyane. Yego. Umwanya ni uwawe ukatugezaho ijambo ry'Imana. Murakoze. Mbere yo kumva ijambo ry'Imana katumaze dusenge. Mana yacu turagushimye, uri Imana y'abera izegerwa n'abera. Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera, urubwugamo bw'umugari, uri samba itarumba. Hanyuma iyo uje gutabara ntawe ugutanga imbere, tugufite nitwifuza undi murengezi. Gisaha tugushimiye ko waturindiye ibyacu n'abacu, tukaba twongeye guhumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe nirishimwe. Amen. Tugiye kumva ijambo ryawe. Ntabwo dusengeye ijambo ryawe kubera ko ijambo ryawe rihora ryejeje, ahubwo turasenze ngo ururuke muri aka kanya tugiye kumara hano, ururuke ube hamwe natwe kandi uduhagarareho, udushoboze kubera ko dushobozwa nawe uduha imbaraga. Urinde abadukurikiye kandi ubarengere, kandi iri jambo bagiye kumva rigira ibyo rihindura mu mitima yabo, kandi risa n'imitima yasenyutse kubera ko uri Imana yubaka ibitariho bikabaho. Ngaho komeza ubane natwe ni mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gusomana ijambo riri mu Byakozwe n'Intumwa ibice ni 28 umurongo waho wa mbere. Umutwe w'amagambo uri kutubwira ngo incira iruma Pawulo ntiyagira icaba. Umurongo wa mbere kutubwira ngo tumaze gukira tumenya yuko ico kirwa cyitwa Merita. Bene igihugu
batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho, ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana, incira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravuga bati, nturora nubwo yakize mu nyanja idaca urwa kibera ntibimukundira kubaho, ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyo aba. Ba bandi bategereza yuko ari bubyimbirwe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye, barahindukira bati, ni Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Ijambo riratubwiye ngo tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Merita, ngo bene igihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imbeho nyinshi. Ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana, incira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Hanyuma muri izi minsi hari igihe ufite ikigeragezo runaka, ariyo ncira hano muri Bibiliya batubwiye. Hari igihe ufite incira iri kukuruma y'amagambo abantu bari kukuvuga, hanyuma bakavuga bati, mbese ko turi kubona arwaye, bagategereza kuri bupfe, ariko bakabona uburwayi ntacyo bugutwaye. Ukaba ufite ideni runaka, hanyuma bakavuga bati, kwa runaka kuri uyu munsi uyu n'uyu tuzamutereza cyamunara, hanyuma amagambo gakaba menshi ku buzima bwawe, bagategereza ko bazagutereza cyamunara, hanyuma Imana ikakwishurira. Muri bucece bategereje kuraseba, hanyuma Imana ikiyerekana ntawe impangije yatumaho ngongeye kwishurira runaka, hanyuma yancira bagategereza kuri kigeragezo ufite kirakwica, bagategereza ko rya deni riratuma wiyahura cyangwa se bari bugufunge, ariko bakabona Imana iragutabaye. Rero Pawulo nawe ngo incira yaramurumye ku kiganza, hanyuma bategereza ko ari bubyimbirwe cyangwa ari bupfa akindutse. Urarwaye, bategereje ko uburwaye ejo baravuga ngo runaka yapfuye, ariko abandi bategereje nibo bazahindukira bavuga bati, ni Imana, kubera ko babonye ko uburwayi Imana yagukijije. Aleluya. Hanyuma ngo bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravuga bati, ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi, nturora nubwo yakize mu nyanja idaca urwa kibera ntiburi mukundire kubaho. Hanyuma Pawulo ngo barategereje, baravuga bati, kubera ko yaciye mu nyanja ntapfe, hanyuma kubera ko iyi ncira y'imurumye iri bumuhitana. Hari igihe warwaye uburwayi ukabusimbuka, hari igihe wagize ikibazo cyo kubura urubyaro, hanyuma Imana ikaguha urubyaro, hanyuma na wa mwana Imana iguhaye, hanyuma akongera akarwara, bakavuga bati, nubwo Imana yamuhaye umwana, ariko uyu mwana nagarabaho. Hanyuma babona wakize uburwayi, bakavuga bati, kiriya kigeragezo cye kije cyo kubona umwana nawe akarwara, uriya mwana warapfa. Na Pawulo rero baravuze bati, kubera ko yaciye mu nyanja ntapfe, iki gikururuka cyamurumye cyo kigiye kumwica. Ariko rata hari igihe ufite ikigeragezo cy'ideni, bategereje yuko uraseba, Imana ikagutabara ikigeragezo cy'ideni ikagishura, hanyuma ejo ugahura n'ikindi kigeragezo runaka, ho bakavuga bati, ntibimukundire noneho kubera ko yacitse urwa mbere, iki kigeragezo cya kabiri ahuye nacyo cyo ntabwo aragikira. Na Pawulo baravuze bati, kubera ko acitse mu nyanja idaca urwa kibera, ntabwo iyi ncira imurumye yo ntabwo iratuma abaho, kubera ko yakize kiriya, iki cyo ntabwo kiratuma abaho. Ufite ikigeragezo runaka, hari icyo kubura uburwayi, hari ikigeragezo cy'inzara, bakavuga bati, nubwo yakize ariko iyi nzara yo ntabwo iramusiga, ariko Imana ishoboye byose. Nk'uko Pawulo yacitse mu nyanja n'incira yaramurumye, ariko ntihagire icaba. Ni kenshi ibigeragezo bitugeraho bagategereza yuko kiraguhitana, ariko Imana ikakurengera, yarangiza ikiyerekana ku munota wa nyuma, kubera ko Imana no muri bucecerati isigaye irakora. Amen.
iraje kwishura ideni imangije yanyura kwa runaka ngo imanzi mubaze ngo nishurire Oliva, yavuga ati oya wimwishurira nanjye mfite ideni, akavuga ati wama nawe mwanzu nyishurire. Ariko Imana muri izi minsi rata, Imana isigaye irakora muri bucece nawe imangije yaje kugisha inama, kubera ko muri izi minsi dusigaye dufite ba special zarata na badansira. Yabona Imana igiye kugutabara, akavuga atakugira akavuga ku buryo Imana imanjije yaza kumubaza ati mbese impe runaka impe Oliva inkweto, yavuga atoya wizimuha nanjye ndazikeneye. Ariko Imana isigaye irakora rata muri bucece. Ni bucece ni bucece, kubera ko ibiduhiga ni byinshi, kandi abo badakeneye kubaho ni benshi, abo badakeneye ko abana bawe bakura ni benshi, abo ni ba special rero n'abadansira, kuko Imana imanjije yabanyuzaho. Hari igihe cyo bwaca baguhaye nakarya ukumve rata. Imana isigaye irakora muri bucece. Wowe udukurikiye cyangwa se wowe uri kutwumva kuri Hinduka Official, Imana ikora ibintu muri bucece, kuko imanjije yanyura ku banyamahanga rata, bamwe bakugirira ishari. Amena. Imana ikore muri bucece rata, nkuko Pawulo bari bategereje yuko incira iri bumwice, bari bategereje yuko ideni yararimo yaryishuye, baravuga bati kuva iyi nzara yije ntagira musiga ubuhoro. Ariko hashimwe Imana yemeye ko iri kwemera ko ibigeragezo bitugeraho ariko ntibiduhitane. Hashimwe Imana yemera kurwara ariko uburwayi ntibuguhitane. Hashimwe Imana yemera kugera mu kigeragezo cyo kubura urubyaro ariko ntiwiyahure. Imana ishimwe ko incira ziri kuturuma muri izi minsi, ariko incira bagategereza ko turapfa, ariko incira ntiziduhitane. Amen. Ngo babandi bategereje yuko ari bubyimbirwe cyangwa se ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo baye, barahindukira baravuga bati ni Imana. Amen. Amen. Hanyuma ugera mu kigeragezo runaka, abantu bakavuga bati noneho mbese arabigenza gute? Bakavuga bati none iki ntago ari bugikire kubera ko icyambere yagikize. Hanyuma babandi iyo babonye Imana yagutabaye, babona Imana yaguhaye urubyaro, kandi baravuga mbese ari kuja gusenga mu biki, ese karukwirirwa arabunga ku musozi gusa, cyangwa se ari kujya mu byumba ari gusenga, cyangwa se ari kujya mu nsengero, icyazi no kwirirwa aragenda gusa nimbura mukoro. Ariko Imana yaguhaye urubyaro rata, cyangwa isi Imana yakishuye ideni, barahindukira bakavuga bati ni Imana. Cyangwa se bakakubaza bati mbese wasengeye kandi uri kuja gusenga, baravugaga bati mbese ari mu biki, yakwicara mu rugo yaterera agategereza ibyo Imana izakora. Ariko rata muri izi minsi Imana iri gukora muri bucece, kandi babandi baduciriyeho iteka, babandi bavuze bati ntibizashoboka, nibo bazahindukira barangiza badufashe gushima, bavuge bati ni Imana koko wasenze, kubera ko Imana izaba yitamuruye rata. Hanyuma Imana ikomeze idushigikire, kandi incira nubwo ziri kuturuma rata ntago zizaduhitana. Nubwo ufite icyo kigeragezo cy'uburwayi, ubwo burwayi urwaye ntago bwaguhitana, kubera ko ni incira yarumye Pawulo ntago yatumye apfa. Aleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icubahiro. Hashimwe Imana yemera ko ibigeragezo bitugeraho ariko ntibiduhitane. Hashimwe Imana yemera kurwara ariko uburwayi ntibukwice. Hashimwe Imana yemera kubura urubyaro ariko muri kwa kubura urubyaro ntupfe. Imana ishimwe kandi ihabwe icubahiro. Hanyuma Imana izikore muri bucece, kubera ko muri izi minsi imanjije yaje kunyura kwa runaka. Hari benshi baba batanatwifuriza ibyiza, babandi bajya no kutuvuga amagambo cyangwa se bakamaza. Hari igihe n'Imana ibona ko nija kuma imanjije, hari igihe Imana ibona ko imanjije yabicisha kuri runaka, yabibwira n'umwanzi wawe akaba yakugirira nabi, yarangiza ikikorera muri bucece namo imanjije yatumaho, yarangiza Imana ikabatungura. Muri izi minsi Imana ibatungure, wowe dukurikiye ufite ikibazo runaka cyangwa se ikigeragezo runaka, Imana igutungure kandi ikore muri bucece nawe imanjije yabaza nirangiza kwigerereho, kubera ko ari Imana y'amahoro. Hanyuma mwakire neza ijambo ry'Imana. Mana turagushimye, uri Imana yo kwiringirwa no kwizerwa. Ijambo ryawe ririho kandi rizahoraho. Ushimwe yuko incira zaturumye ntihagira icyo tuba. Ushimwe yuko uburwayi bwatugezaho ariko ntibuduhitane. Ushimwe yuko twahuye n'ideni ariko ntiwemera ko duseba. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Hanyuma twumvaga ijambo ryawe, reka ururuka abantu badukurikiye, ururuka ukore muri bucece, kubera kuri Imana y'amahoro. Ngaho twagusabaga bike, rengera abafite ibibazo hirya no hino, abafite imitima ibabaye nurangiza
neza, uyomore kubera kuri Imana igira neza. Wongere utange amahoro mu ngo zasenyutse, wongere wubake ingo zasenyutse kubera kuri Imana ishoboye byose. Ukize abarwayi bari hirya no hino bihebye kubera ko na Pawulo wari bihebye bazi ko yuko arapfa. Abari bihebye reka wongere ubahe ihumure kubera kuri Imana ishoboye byose. Ngaho komeza urengera abantu bawe kandi ukomeze ubane natwe kuri iyi official Hinduka, ni mu izina rya Yesu, amen. 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 Uri dusoze n'akanimero kawe kugira ngo ugushaka abone ukuntu yakuvugisha mu ibanga rikomeye cyane. Yego. Nimero yanjye ni 079 630 34 42. 079 630 34 42. Uri turagushimiye kubw'umwanya wawe wafashe ukaba wabasha kutubwira ijambo ryiza nk'iri risa n'imitima nakubeshe nge nafashijwe. Kandi ndararikira n'abadukurikiye batarakanda subscribe baze gukanda subscribe kuri Hinduka Official kugira dukomeze kubagezaho ibindi biganiro byiza kandi ngira ngo bisana imitima y'abababaye, kandi ijambo ry'Imana niho tugera tukumva buri wese arisanzuye aribohoye. Ibiganiro byacu rero nakagaruka, mukomeze mudukurikirane, musharinge ku bandi bose nimba ufite incira ku buzima bwawe. Iyi video uyisangize n'abandi bantu uzi nabo bafite incira ziri kubirukanya. Incira zirahari rwose. Turagushimiye Uri, wumve ko uri umuntu w'agaciro mu maso y'Imana. Murakoze bantu twabanye muri iki kiganiro.